Warubizi kuri mwiza? Oya. Weriko warubizi? Njyewe narimbize. Noneho nguranga umugabo buriya bashabye kuvuga ngo uriya mugabo ngo nutangiye kumuhindura. Yari umukristo ngo yaririmbaga ngo kwisukisha. Ese undi mbabazi. Nyine okay, tingiye kwinjira mu bintu by'amatorero cyangwa by'amadini ko umuntu nimba ari umukristo cyangwa aririmba gusuka byatuma bundi atakomeza kuba umukristo. Ibisuko ntago ari byo biririmba. Ibisuko ntago ari umutima w'umuntu ngo byasubiye inyuma ya none se nibangaye tuzi bakora none biterwa n'idini asengeramo ADP ntago babyemera. Hari akantu mwavuze kare uravuga ati wenda ngo hari abavuze ngo ko yashatse umugabo mukuru cyangwa murusha imyaka. Uyu mwanya wowe nkaye ku giti cyawe ubonye umugabo uzo ufite amamiliyoni nkayo uriya mugabo afite ntakagupropoza akakwereka urukundo ushobora kwemera umusaza w'imyaka 60 ukabana nk'umugore n'umugabo. Ariko akaba ari nandi makuru avuga ko bura kwinjira muri sinema nyarwanda bura ngo bisabe ibitambo. Kuba nacyane na Jackson nabyo ni ibintu nishimiye nkuko Kiramana yavuze ngo we ni daddy ngo bajya bamwita sogokuru kabisa. Sogokuru ni umuntu wa danje. Rero mba numva ko nacyane sogokuru nazanahura na daddy. Yes, reka ngushimire cyane wabashe kuri subscribe kuri Big Town TV ndetse nongera kuguhereza ikaze ku biganiro bya Big Town TV bigenda bibageraho umunsi ku munsi. Ngenda cyari Professor Cyucyo nk'ibisanzwe wa munyamakuru mwe rukumbi umwe wipanza akazi imbere yanyu kuri kamera za Big Town TV. Turi kumwe n'abakobwa beza cyane ngira mwakomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Sinzi kuntu nshobora kuba nabivuga kuko ubwiza bwabwo burivugira. Yego, naravuze ngo sinzongera kujya so naravuze ngo ntabwo nzongera kujya mvuga umutumirwa mu gihe abihibereye. Nabo n'abantu bagiye bakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye muri industry ya cinema nyarwanda ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi twabazane kugira ngo bashe kubaganiriza kuri bimwe na bimwe mu bikorwa byo bagenda bakora umunsi ku munsi ndetse n'ibyo bateganya gukora mu minsi iri imbere. Tubahaye ikaze kuri Big Town TV. Urakoze. Kuvugira hasi nibyo by'abari aho nta mwari uvuga cyane. Nta mwari wovugira hejuru. Nibyo? Nibyo. Mu buzima busanzwe bitonda. Ariko si cyane. Ntago ari cyane. None ko mbona utuje? Uko ndi umushitsi. Nukuri umushyitsi. Nta mushitsi nyine w'umusazi. Kandi n'ubwa mbere twakire kuri Big Town TV. Cyane. Yego. Tuguhaye ikaze rero utangira wibwira abagukurikiye muri aka kanya bamwe mu bafans bawe mu bakunzi bawe mu nshuti zawe ukurikiwe n'abantu benshi cyane kuri Big Town TV. Cyo nababwira cya mbere ndabasuje. Neba Interusi kubatanzi. Ukaba? Kubatanzi nyina no mu mafilimi nyarwanda. Ari nki ibindi ndagenda mbivuga. Akaba ari we mukobwa mwiza cyane muri sinema nyarwanda. Oya. Ibyo ntago ari njye bivuze. Niho byivugiye. Yego, urakoze cyane. Murakaze, nitwa Winnie. Ndi umunyarwandakazi. Kuva ryari so ujya wumva mvuga ikirundi se? Usa n'abarundi. Yego. Ni umunyarwanda. Mu Rwanda. Ubundi kenshi bavuga ko u Rwanda n'u Burundi ari bimwe mu bihugu bihora kuri level imwe mu bijyanye n'ubwiza bw'abakobwa. Sinzi nimba bwemeza ko u Burundi bukomeza kuba ubwa mbere kurusha u Rwanda. Oya, ntago bwabo bwa mbere turabambere. Wenda bazadukurikira. Nibyo? Murundi kazi? Noya, umunyarwandakazi. Umunyarwandakazi. Ntabwo uri umukobwa w'umurundi? Oya, ndi umunyarwandakazi. Ariko nawe urabizi ko gukundwa n'umukobwa w'umurundi bitandukanye no gukundwa n'umukobwa w'umunyarwanda? Se ntabwo ubizi? Oya. Uwo musore ugukunda ujya ugenda ukabivuga hanze cyane aho bigira ibibanga kugeza kuvanye iwanyu? Biraho. Ubwo muri make ntabwo bizi nimba bigira ibanga cyangwa nimba byasasa? Oya, ntabwo byasasa. Nawe bigira ibanga. None se wahakanaga gute kutura umukobwa w'umurundi? Abanyarwanda barabivuga. Abanyarwanda nibo bagira umuntu mushazo gukora ko abanyarwanda bagira umunwa. Bagenda bavuga ibyo bibonetse byose nuko ushatse kumvikanisha. So kwese twagira ibanga ya munyarwanda ya murundi ya munyamerika uwo ari we wese. Buri wese nyine ahitamo icyo ashaka. Hari ubuda aho bakunda nyine kuba yavuga
n'umukunda kuba yabiceceka. urumva wenda mwebwe mushaka kutabimenya kuko generation yanyu mwe muracyari bato Twamaze. ariko twebwe mu gihe cyacu mu gihe cyacu bashiki bacu nyine habaga ikintu bita kubaza izina sibyo habaga icyo bitaga kubaza izina umukobwa mubaza izina akagenda yishimye akaba aricyo kintu cya mbere abwiriwe abakimara kuhagera ko hari umuhungu mubaje izina none mwe muravuze ngo mubigira ibanga koko Nese kubaza izina ry'umuntu igitangaza cyavuga kiri muri murongo ni iki? urumva mbere ntabwo habaga gupropose umukobwa ngo mubwire ngo ndagukunda Iyo mubazaga izina wawe umubwe kumukunda. kumubaza izina gusa ndifuza ko mbona ureje ubundi wabimenye ute? njyewe Eh. ntabwo ni generation yanyu rwose buriya nawe yarabibwiwe. urumva nturi wo muri za 2005 oya nyine ndashaka nyine tubwizanye ukuri urumva njyewe Ndi uwo mu 1980. umva 980. urumva n'ubundi ntabwo byageza kugera cyane ko ngende wo muri 74 Courage. yego twa tugikomeje ku mukobwa wo mu Burundi ntabwo araribwira abanyarwanda nako umukobwa w'umunyarwandakazi ariko wongerejwe urimo uravugira hasi Yego. ninde turi kumwe muri aka kane kuri Big Town TV Muri kumwe na Winnie. Winnie Yego. ni izina ryawe risanzwe cyangwa ni iryo ukoresha muri sinema nyarwanda Ni izina ryanjye risanzwe. nawe se musanzwe kuki mwitonze Turitonda mu busanzwe. none se ninde abibi Ngo dusare. we urumva ntabwo navuze gusara ahubwo hari ukuntu nyine umukobwa ari abakobwa bakizi ko kwitonda cyane bishobora kubagaragaza neza kurusha nyine kuba sharp ukabona umuntu ushabutse No, ntabwo tujya ariko tubyumva. Urumva burya ntabwo uko wagera ahantu runaka uko wagera ahantu mu byumweru bibiri umaze nk'ahantu ibyumweru bibiri uko waba witwara ntabwo ariko byaba bimeze nk'uko waba witwara ahantu umunsi umwe sibyo kuko tukomeza tuvuga uragenda ubona nyine tuvuga ntabwo tuza hano ngo dusare ariko noneho njye ndavuga umushuti wanjye we ni we reka we biragoye ariko nyine aragerageza nakomeza tubwire wowe muhata ibibazo byinshi ikibazo aritonze cyane aravuga aritonze cyane sinzi impamvu nawe banza utume arekera kwitonda ariko kwitonda ni byiza ahubwo tumavuga kuko kwitonda nuba nta kibazo kirimo ahubwo tumavugira hejuru mo gake njye ndimo ndababaza ngo hagati yanyu mwembe urumva mwakomeje kugenda muvugira hasi ku majwi nyine atuje ariko nyine mu buzima busanzwe uburyo mbazi yaba muri filime muri abantu bashabutse cyane nifuje kumenya ngo uwitonda kurusha undi ninde hagati yanyu mwembe njye hari abantu bambonye nko muri filime kwa Nyax sibyo muri filime yitwa Imbaraga z'urukundo nyinamo nitwa Pina nyine wabona ndagashano ndagashinzi kuko nyine niyo role ibirimo kandi iri muri role ugomba kwikina wayifirinze abantu bakajya ngo ninakomeye sibyo mu busanzwe ntabwo mvuga ko ngiye nitonda kuko yitonda ifoto nigiye mu mazi nayo irabyina urumva so rero burya ifoto igiye mu mazi irabyina so rero ntabwo ngewe ntabwo ari kuri yaneye uko babibonye ngewe nyine mfite ukundi neye ntabwo ntakigira marayika gusa nanone ntabwo nyine kuriya mubibona ntabwo ari komeza guys ntabwo ni filime ni role abantu baragenda kandi comment ngo uyu Pina n'umugome ngo Pina ndaga mu magambo make ntabwo witonda uragashinze oya no ntabwo ariko mvuze nabi ntabwo ariko mvuze ndavuze urashabutse bisanzwe nyine ntabwo ngewe wancecekana bishaka ariko nshobora no kugucecekana ukajya sinzi kuvuga ngo ndi ikiragi gusa nanabishatse navuga ukibaza ati si uyu muntu hereze kunyiyenza nyine biterwa n'igihe tu kare Winnie yahoze ambwira ngo niwe witonda cyane ngo buranga umuntu udakunda kuvuga ngo ariko ngo ni umuntu ngo ugira umunwa nibyo agira umunwa uritonze cyane cyangwa niwe ugira umunwa Ninde ntabwo ari hano inshuti yanjye okay let me tell you for honestly njyewe nditonda gusa inshuti yanjye irakabije mu kuvuga ariko ntabwo azi kuvuga uri ikiragise ndabeshye oya ndavuga kuvuga ko ndavuga ariko ni njye ucecetse cyane kumurusha bibaye ngombwa ko bakubwira ko ugomba kujya ukinira umunyakavuyo uri umusazi sinzi nimba ubumva seni y'ubusazi bakagwa seni yo kubura nyine uri umuntu usaragurika wakavuyo byangora ntabwo nzi ko nabishobora cyane ko nanabigerageza ariko numva byangora ntabwo nabishobora
bavuga ko umunyempano nyine ufite umuntu wese ufite impano yo gukina filime buri seni yose bagomba kwisanga. Nanjye navuze ko byangora, nagerageza ariko byangora pe, byangora. Ibyawe no kwitonda. wese nize no kwitonda. Njye wareva njye wanyinisha nitonze, wanyinisha ndi umusazi, wanyinisha anything ni ibintu byawe. Nyine like lore yose wamanje ntago yapfa kunanira. Ariko nyine mu busanzwe noneho njye wanyawe nubwo lore zose sananira mu busanzwe njye wanyawe nditonda. Nibyo ngenda nabizi kandi anabyemera. So hagati aho nubwo bwose nibanze muri byinshi murasa neza. Ikinira cyo mwambaye neza. Ese murabizi ko muri beza? Turabimenye. Barakoze. Nibwo mubimenye? Ndetse ubwo bitubwiye. Ntabyo mwari muzi se? Ubwo boyfriend banyu baba mari iki niba batabibabwira? Bari bambwiye. Wari ubizi kuri mwiza? Oya. Nyuma yo kumenya kuri mwiza ubyakira. Ndabashimiye. Murakoze. Wari ko rubizi? Njyewe nari mbizi. Kako Imana niza kandi turi mu ishusho yayo, ubwo rero dusa n'Imana. Hari amakuru avuga ko abakobwa beza bakomeje kugenda bahura n'amahirwe yo gushaka abakiri bato. Ejo bundi twumvisha inkuru ya Vestina, ubaho barizwe mu itsinda rya Vestina and Dorcas, ngagisoza kwiga segonderi ahise ashaka umugabo. Hagize gutya ahise yisukisha. Idini rigira gutya ngo ribarera muhagaritse. Ibyo bintu hari icyo mubiziho? Twabonye yagiye mu murenge, ariko ibyo kuvuga ngo no kwisukisha turabibona, ariko ibyo kuvuga idini riramuhagaritse byo makuru nayo narinzi muruyazi. Njye ibyo nabyo narinzi, gusa njye icyo nzi nuko cyane cyo numva byo kuvuga guhera ko ibyo bivanga ngo abakobwa ngo muri iyi minsi ngo bari gushaka bakiri bato, ibintu nk'ibyo. Ndakeka Vestina nyine atari umuntu ufite imyaka mike, ko bavuga ko afite imyaka 22. Hari imyaka 22 umuntu abemerewe gushaka. Sibyo? Wemerewe gushaka ndetse cyane nimba ubonye umuntu mukemeranya ukamushima nakagushima, nago numva yuko icyo cyaba ari ikibazo cyo kuvuga ngo ngushatse ukiri mutoya. Rero byo kuvuga ngo yashatse ngo umugabo ngo umurusha imyaka se nimba ari we yakunze, ni ikindi nago ubaka imyaka, kandi nanone wamuha uvuze neza ikindi kintu nago kubaka imyaka. Nimba umuntu wamushimira akagushima mukabona mukabibwira n'ababyeyi, ababyeyi akabiha umugisha, why not? Namagambo abantu birirwa bagenda bavuga ngo bakunda no utabishira ngo yarisukishije. Noneho nguranga umugabo buriya bashabye kuvuga ngo uriya mugabo ngo nutangiye kumuhindura. Yari umukristo ngo yaririmbaga ngo kwisukisha. Ese undi mbabazi nyine okay, tingiye kwinjira mu bintu by'amatorero cyangwa by'amadini ko umuntu nimba ari umukristo cyangwa aririmba gusuka byatuma bundi atakomeza kuba umukristo. Okay, none wenda urumva ko byavuzwe ko yahagaritswe mu rusengero cyangwa se idini yasengeragamo bitewe no kwisukisha. Ese mwe ku giti cyanyu mwumva ko ibyo bintu byari bikwiye? Ntabwo byari bikwiye. Kuko icyambere ibisuko ntago ari byo biririmba. Ibisuko ntago ari umutima w'umuntu ngo byasubiye inyuma ya none se nibangaye tuzi bakora none biterwa n'idini asengeramo, ADP ntago babyemera. Okay, nimba batabyemera akaba yaramuhagaritse kandi we nyine akaba yari byahisemo se. Ariko njye umurikije uko mbyumva cyangwa munyemerere yanjye babona ntacyo bitwaye, ariko ku idini ry'iwe urumva ni ikibazo. Urumva nka Vestina nk'umukobwa dusanzwe tuzi nyine nawe wakuriye mu idini, kandi idini yararimo ni rimwe mu bantu bamusapotingaga kugira ngo abashe kuba harahageze none ahangaha bitewe n'ibihangano bye byamamaza ubutumwa bw'Imana. Ariko uyu munsi wa none yemerenga ku itegeko, yarenze ku itegeko. Yakoze amakosa kubera ko yabikoze abizi neza ko idini asengeramo leta byemera. Ako njyewe mba numva atari ibintu bagakwiye kugira ibintu bya danje. Mani gusuka nago njyewe gusuka ntago ari ikibazo njye sinzi nyine. Okay, niyo mpamvu Natasha no kuba muri ADPR ntabwo kwera idini asengera icyo kibazo cyabaye. Ariko mu busanzwe gusuka ntago ari ikibazo. We uwaguhitishamo ku giti cyawe ari uguhitamo umugabo no guhitamo kugendera ku myemerere y'idini ukareka umugabo wahitamo bijya bibaho ariko ko n'umuntu ahindura idini. Bijya bibaho. Ubwo bivuze ko wahitamo iki?
wahitamo imyemerere y'idini ukareka umugabo cyangwa wahitamo umugabo ukareka imyemerere y'idini? hari igihe byaba ngombwa ko mpindura idini. Oya, ntabwo uransubiza ikibazo nshaka kumenya. nanjye sinzi ikibazo Oya, ntabwo ndabyumva. Ubundi ikintu nshaka ni kimwe. Reka nkubwire ikintu kimwe. Oya, nareka imyemerere y'idini ngahitamo umugabo cyangwa nkareka umugabo ngahitamo imyemerere. icyo kibazo ngiye kirangoye. Okay, tubwire wewe wahitamo iki hagati y'ibyo bintu bibiri? Ngiye kamanza nkubwire. Urabizi neza akenshi umugabo n'umugore bagiye kubana bumvikana idini bazasengeramo. Nshobora gusakana nawe uri umuyisilamu ugenda umudefu sibyo, ukanyemerera tugahindura tukajya mu idini ryanjye ko twabaye ubwumvikane, cyangwa nanjye nkakwemerera nkahinduka umuyisilamu nyine utangira nkajya nyine nkora imyemerere yawe sibyo. Narabyumvikanye n'umugabo wanjye mbere ko dushakana, nkamubwira yuko nimba tugiye gusezerana nyine nzakurikiza iby'imyemerere y'idini rye, nabireka nkagendera mu murongo w'umugabo wanjye kuko narabyemeye twarabyumvikanye. Ariko nyine tutarabyumvikanye nakomeza nkaguma mu murongo w'idini ryanjye, ubwo we yaba yaransanze kameme. Rero icyo nshaka kuvuga idini okay, abajya bakunda kwanga idini ni ry'umugabo gusa, nanone ntabwo ari byo. Idini ni muba mwabyumvikanye mwebwe hagati yanyu. Urumva hari amakuru avuga ko buriya ngo Vestine mbere atarasukisha ngo yagaragaraga nk'umwana, noneho bigatuma uriya mugabo bimubowa. We rero mu buryo bwiza kugira ngo agaragare nk'umugore cyangwa se nk'umuntu mukuru, mwega tuba twagiye mu nda y'isi tugacukumbura. No ngo mu buryo bwiza bwo kugira ngo agaragare nk'umuntu mukuru, yemere gufata akaboko gasuke agaragare nk'umugore ariko kugaragara nk'umwana. Urabona, reba ukuntu ngenda mwiza ntaroga. Uzi iyo mbonejo buriya nawe rero hakuno yamurigera avuga ati rero iyo wisukisha uba ufite ukuntu uri mwiza kurusha uko nyine nkubona ufite umusatsi uri natirere. Biterwa, hari abantu gusuka bibera n'usuka bitabera. Hari umuntu umusatsi ari umubera nkanjye buriya mberwa n'umusatsi kurusha gusuka. Uzambona nasukuye uzabibona. Uberwa n'umusatsi kurusha gusuka. Ariko gusukura bikunda. Ni byiza nyine bituma umusatsi ukura. Muri nicyo umuntu abikorera. Ese nicyo mubikorera? No kugira ngo umusatsi udacika. Kuko uramutse udasuze umusatsi wazacika kandi ukeneye umusatsi, kandi ikindi nanone ntabwo waguma utunze umusatsi kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 waba waracitse. Hari abantu tuzi se batajya bisukisha kandi bafite umusatsi munini mwinshi kandi umeze neza. Bafite n'ibindi bakoresha. Ariko hari nk'abantu baba badashoboye kwita ku musatsi. Hari umuntu ufite impano yo kwita ku musatsi. Mama Asia muramuzi? Umugore wa Tojene. Reba nkura umusatsi afite. Umusatsi ni nirende kandi umusatsi wirende ntabwo upfa gucika. Kuri abantu bajya bavuga ko ari intuze kari plant ashyira amatara umusatsi wa nyawo. Wenda ngiye by'imisatsi ntabwo mbizi neza. Mweyo mu birege mubona umusatsi ari uwe wa nyawo. No, mbona ari tujyanye mu musasenguzi bw'imisatsi y'abandi. Ntabyo tuzi. Urumva nyine nkamwe mu musobanukiro by'imisatsi. Nangize ngo ntacyo mubiziho. Nyine ubwo impamvu nyine nari mbivuze gutyo, ahanini urumva ko ngewe nandi kuri rankuru ya Vestina, urabona ko byabaye ikibazo mu bantu ku buryo bahanamvuze ko byanyabyo kandi biri seriye. Idini yasengeraga mu ryo ryaramuhagaritse, ntabwo akirisengeramo bitewe na kiriya kintu yakoze kandi yagize amahita. Ese uko numva ubuze ibintu byose Vestina ajya okay nanjye bajya gusezerana kandi warasezerana imbere y'Imana, nanjye bwa zasezeranye he ko tukumenya nyine impamvu yabikoze, buriya n'impamvu yanabivuyemo buriya yemeye gukurikiza umugabo. Ariko n'idini ryatangaje ko ryo ritazamusezeranya kuko yakoze ibintu bihabanye n'imyemerere yabo. Hari ukundi se yarigendeye bamureke rero. Sinzi impamvu abantu ba star baranagowe. Nicyo bitwaye. Hari akantu mwavuze kare uravuga ati wenda ngo hari abavuze ngo ko yashatse umugabo mukuru cyangwa murusha imyaka. Uyu mwanya wowe nkayo ku giti cyawe ubonye umugabo uzo ufite amamiliyoni nkayo uriya mugabo afite, naho akagupropose akakwereka urukundo yifitemo kandi rwanyarwo, ushobora kwemera umusaza w'imyaka 60 mukabana nk'umugore n'umugabo? Wewe wabyenda 60. Uzi neza ko nta mugore arashaka? Anaruta papa. Okay, reka dufate urugero. Okay, imyaka 50. Oya. Uretse nka 40 35. Muri 30. Bivuze ngo bagushingiye se buri koko ntabwo wamwemera? Se buri koko afite imyaka ingahe? Ufite imyaka 47. Oya. Bagushingiye tukuwote ntabwo wamwemera? Ese kankubaze kuri gutanga ingero z'abantu babandi, reka nkubwire ikintu kimwe. Urumva hoye nge cyambere kankubwire.
ntabwo mbivuze ko mpavuze ko batanga urugero kuko njye mvuze nyine natanze urugero rw'umuntu ufite imyaka 50 cyangwa 60 ariko udafite urugo ntabwo mvuze umudivorce cyangwa se undi mugabo nyine washatse niyo kamubwira ikintu kimwe nkuko Winnie yabivuze atangiranga imyaka ntago ari ishaka aramutse aje mugakunda utabyo byo ngo nyine ngo mbonye afite amafaranga ngo ndagiye iki niki yamukunze yagukunze nawe wamukunze mukabyumvikana n'ababyeyi nyine bakabishima nk'abana cyambere ni urukundo kandi rushora aho rushatse niyo yaba mu baravuga ngo ni nimumwe niyo yaba mu myaka 80 ngo rurebe oya ariko ngo bararuvuye nta mwe bimenye ntabyo twamenye ngo urukundo rwa kera rwari impumyi ariko rw'ubu ngubu urusigaye rureba ngo rusigaye rureba ariko ngo rusigaye rureba ibintu bitandukanye ibiki ngo ku bakobwa rureba amafaranga ku bahungu ngo hari ibintu by'amakini ngo abahungu rureba iki ntajya tuzi tubwire kandi ariho tubwiye ngo bararuvuye duha amakuru yose urukundo rwa kera bararuvuye kuri ubu ngubu ku bakobwa rureba amafaranga rukayabona kandi abakobwa dushaka amafaranga nyine turagenda tukayashaka tukayahiga bakaza oya mwebwe urukundo rwanyu rureba amafaranga y'abasore no nibyo no none icyo numva ku basore urumva ko nge sindimo ku cyo gikunira kirenze nge ndi umugabo ndi umupapa wubatse sibyo w'abana bane na umugore umwe wenda n'undi wo ku ruhande nanjye vuga umubare w'abagore ariko nje gusanga umwe ari wowe wanyawe ariko ikintu tuzi ngo ku basore ngo rurebe ikintu bita nyashi nyashirese nibyo na njye numva ngo ibintu bya nyashi ariko ntabwo ndasobanukirwa ngo ni ibiki sibyo ibyo bintu barabeshya ntabwo usigaye rubona ntabyo mbona basi urabizi ko urukundo rw'ubu rusigaye nyine rureba ku bintu bibiri bitandukanye ku bakobwa rureba amafaranga ku bahungu rukareba nyashi ntabyo mbona naba nkubeshye aho umbwira rero ntabwo uravuga ko bitabireba cyangwa bibirebaho majority nyine wasanga ariko bimeze ariko njye ntabwo ari byo ndeberaho umusore mwiza kuri wowe ni umusore ukunda Imana urumva umusore unkunda uwo musore nyine umusore mwiza kuri njyewe nagiye mu bintu byacu ni umusore ukunda Imana umusore uzi gukora umusore wubaha umusore ugira disipurine ariko akantu ko kuvuga ngo umusore uzi gukora bura ntabwo kaba kavuga ku musore ufite amafaranga no kuko nanjye nzi gukora gusa duhe tuzi gukora nyine urugo rwacu rwatera imbere ariko ntabwo ari ngombwa ngo aba anayafite azi gukora nawe nzi gukora twayashakana mbese umuntu yakora ibintu bitagira amafaranga akora setsa none se ubundi meaning yo gukora ni iki meaning yo gukora ni ugukora nyine ni ugukora umuntu akora kugira bigende gute atera imbere cyane bivuze ngo nyine umusore uzi gukora ni umusore ufite amafaranga ashobora bose ko bazi gukora niko baba bayafite hari n'ababa bagishakisha ariko byibura bakora nese kankubaze bari abantu bose wirirwa uhura nabo urumva bari mu muhanda bacuruza bibakomeranya Nyabugogo ahetse umwana ari kugenda afite akanuza ntibasiba gukora nasiba gukora kandi urabona amafaranga afite abarimo gushaka yarya uwo munsi buriya bari abantu nubwo nyine bitemewe mu gihugu ariko ntujye uwo wahura nawe basi ujye umugurira uzi ko basi umufashije kugira ngo ejo azarye kuko we ntabwo aba akeneye gukira aba akeneye ayo azarya ejo gusa so rero ntabwo icyo mvuze umuntu uzi gukora nawe arabazi gukora kandi n'amafaranga bafite sibyo ntabwo icyo mvuze yuko nyine ari umuntu ufite amafaranga azi gukora nyine ntange nzi gukora twahuriza hamwe ntitubure ibyo byo kurya n'abana bacu twanababyara bakabona uko biga sibyo se niwe musore ukeneye ntabwo wombajije umwiza nawe umusore mwiza kuri wowe yego reka nibarize Winnie umusore ukeneye nkawe kuri wowe n'umusore umeze gute ni umusore usenga wubaha Imana umusore unkunda nyine nk'uko yabivuze nta muntu utakifuza umuntu umukunda ko bajya bavuga ko ari abasore bishushanya umusore iyo yagukunze aba yumva yakora buri kimwe cyose cyo kugira ngo kwigaragazaho neza ko ari umuntu nyine uri mu murongo ushaka urumva impamvu nshatse kubivuga nyine ari kuvuga ati wenda umusore usenga kandi wenda sinzi nimba ari njyewe ariko ikintu nzi cyo mu mujyi wa Kigali abasore basenga ni 5%.
nimba udasenga suzi ko abandi badasenga ucyumva ko ako 5% se ntarimo ngo in grace room muzabibona tuvugisha ukuri uheruka n'ahandi hose ukamusengera uryari uravuze ngo batizwa kuwa kabiri ndabeshye kuwa kane rwo rusengero ruri hafi y'ikigo hari ahantu hari imana ndagutumiye nibyo n'ejo uzaze tujyane mushuti wanjye nanjye ndabatumiye muri Zarafate uri church Zarafate ni biki ni n'urusengero nanze kuri umuyisilamu maze ubwo uri umwadeperi n'ibyo byanwa njyewe ariko ngiye nsengera ahantu hose mu bakatolike mu badive mu pentecote mu muriro waka njyewe ubundi mu myemerere yanjye aho hose nsanze bavuga idini hose ngiye nanjye ndarivuga nyine aho nsanze bavuga imana nanjye ndayivuga muri Yorodani nyine muri idini ryakobatije ya katolike uri umukatolike ntunzonye uvuga ngo gusengera hose ujye uvuga ndi umwene mana umukatolike uyu mwene bikira Mariya shari umurezi uvuga ngo umukatolike wese aba ari umwene bikira Mariya kuko nta n'idini ribaho rindi ryemera bikira Mariya usibye Kiliziya Gatolika yego ibyo reka tubivemo so muri bamwe rero mu bakobwa bamaze kuba ubukombe muri sinema nyarwanda ndetse mugena baca hirya no hino ubuzi muri film yagiye agaragaramo nawe turakuze muri film yagiye ugaragaramo kenshi ariko ngiye nakumenye muri film zo kwa Nyagso sibyo ari na byiza nangwa felicitation kuko urumwe mu bantu bagtinga neza kandi nakunze acting yawe uzanakomeza aho nimba kibazo nuko abantu bibona ukundi guys mujye mumbabarira kuri nuko actinga no kuri kw'Imana nk'abantu babonye hari scene irimo mva yaciye ibintu pe ariko guys no kuri kw'Imana kuri ni acting nazagira umuntu utekereza ngo niko umuntu aba ameze mu buzima busanzwe no kuri ni acting turamutse duya abona ko bitandukanye pe abona ko bitandukanye cyane naho bihuriye nyine nibyo nakinye pe iriya scene ngo ni scene wakinnye iteza zagara mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ituma ndetse n'abantu benshi bakumenya sinzi nimba ari byo ibaze ko hari igihe umuntu aguca intege kuri scene wakinye ariko iyo ikintu kikurimo n'undi cyo kikurimo ntabwo byabura wisanze gute uri gukina scene irimo mbivuge irimo iki irimo gusomana okay ukayikora kandi ukayikora mu buryo buririyo no was not real ni bya filime urumva nyine ngiye uburyo okay urumva twebwe nk'abafana kenshi koko ngenda gufana pe ndanagukurikira cyane niyo mpamvu ze nyine kuko twebwe ntabwo tuzi bya filime ngiye bya filime nyine mbibona ku ruhande kandi ngiye abantu bari kubikora mbanze ko burakari byanyabyo oya ntabwo ari ibyanyabyo pe okay tuba turi gukina ubuzima busanzwe muri isi musanzwe mubona kandi kugira ngo umuntu abibone nk'aho ari ibyanyabyo ugomba kumera nk'uwactinga nk'aho ari byo ariko even if bitaba ari byo neza ariko abo ababibona bo bakabona ko ari byo sibyo ariko atari byo kuko ntago iriya ni filime ntago ari ibindi bintu byari byo byose twatugiye gukora kugira ngo tujye gusomana imbere ya kamera muri comment zose ariko mwabibonye ariko ntago ariko bimeze abumva nyine batanyuzwe oya nta n'impamvu yo kubemeza bundi urumva twebwe twasomye comment zose dusanga ahubwo abantu benshi bagiye banabikunda bavuga ati mbega umukobwa uri romantique bakunze uburyo wagitinzemo sinzi nimba hari ingaruka byakugizeho bamwe ingaruka nago zabura urumva nk'umubyara bibona afati umwana wanjye none hose gasubira mu filimi ugasanga nyine baye bibazo afati bine ni ibiki bine n'ibiki ukamwumvisha kamwekana nka behind the scene burya ni gutyo biba bimeze batubona umubyeyi nyine naringize ngo nibyo subi byango byakora ati ntago ari byo nyine ntugukina ko urumva yakibona behind the scene akabona sibyo ahita avuga nawe nyine ahita yigarura bati Aize ngo nibyo nkuko namwe mwese mubibona nyine muramutse mubonye nka behind the scene utamuvuga ati judge nyine nta mpamvu ziba ziriho yego wenda kuri kuba abasitari kuri mwebwe byabongereye iki muri mwe cyangwa se ntago turi abasitari twebwe babita baki Natari umusitari abari iki kandi tumuze muri sinema turi abakinyi muri abakinyi ba filime nese umuntu aba umusitari ryari ibaze nawe oya ndi kwibabaza mwebwe umuntu aba umusitari ryari nimba nkuzi n'abandi bakuzi kandi noneho kenshi I don't think ko ari ubusitari ura ni jambo ubusitari sinzi ukuntu ngenda yumva okay nshobora kubona bivuze nabi
mwakiriye gute cyangwa mwisanze gute mubaye ibyamamare? ibyamamare no we are ntago stili turi n'ubundi ni bwa busitani icyamamare se si icyangombwa nuko twisanze mu bintu dukunda kandi dukunda cyane sibyo kandi dukina kugira dushimishe abadukunda tunabaheramo isomo mu byo bareba bagira icyo bakuramo bagira icyo bijyamo ko n'ubuzima busanzwe ushobora kandi gukina nk'ubuzima bwawe wabibona ko bati yara ugasanga nyine bitumye wumva yuko utari wenyine bati si njyenyine hari n'abandi bibaho burya bwose kandi bijyana iherezo ryiza kandi noneho uko akunda ubikinye we yari afite nk'icyo kibazo muri ya filime wenda ugakinamo ikintu gituma zimuzaniye icyizere akavuga ati burya bwose nanjye nihebye byazagenda nk'uyu nicyo tuba tugamije nta kindi niyo umuntu akinyara umugome ntukajye ureba iyo side y'ubugome no reba ati ni ukubera ari kubikora ino filime bundi ndarebamo buno bugome bwiwe cyangwa ndareba inyigisho irimo nicyo ngicyo umuntu yakagombye ndi kureba muri filime. Yego ndaza kubaza akabazo ariko sinzi nimba ndi bukabaze ariko murakansuza uburyo mu byumva sibyo ubundi kenshi bakunze kuvuga ko aho yarekandike kwibabaza mwisanze muri sinema ryari ndabibabaza nyuma ikibazo ndishaka kubabaza ndakibabaza nyuma mwisanze sinema ryari cyangwa mwatangiye gukina filime ryari? Ntabwo wari kera kwa munani kuri ya mwaka 2024 ariko narabikinye urumva ko akundi uyu ugiye mu kintu bwa mbere nakinye mu bwa mbere muri filime yitwa High School Generation none nimba uyizi nyine ari filime y'ubuzima bw'abanyeshuri ibintu nk'ibyo nanje no kubikira mu rugo butabizi ndavuga ati ko numvaga njye mbikunze kuko uhera muri secondaire ukina nka sketch muri soirée bakavuga ati uzi gukina mbabari uzajya muri filime aho kushuta kagera bikundisha none waba ubikunda barakunze no kubikubwira ho ati nzajya wabona nk'amahirwe yaho ujya gukinira ukajyayo none wagera nawe akakubwira turabizi urumva tugira courage none hari n'ibintu ukunda ndakina ndabanza ndabireka nongera kubisubiramo vuba. Yego hagati yanyu mwembi umukinnyi mwiza wa sinema wa filime ninde muri wese ni mwiza ku giti cye umwiza nyine umukinnyi gukina neza kurusha abandi kurusha undi hagati yanyu muri babiri abari tubareke mwebwe muri babiri twese dukina neza none se njye nshobora kuba ndeba bya bintu nkabona nibyo byiza nabinareba ibyanjye akabona nibyo byiza ubona hagati yawe twese dukina neza mwese mukina neza okay muri gukina mwembi muri babiri sibyo ukaba uri umukinnyi nawe akaba ari umukinnyi mukaba n'abajaji mwembi kwijajinga ubona rinde wagoma gutamenya nyago tubizi nese abatureba nibo bayaduha kandi bagize n'abajaji tugize navuze ko ikipe reka mubwire rero ikipe byose uri mu kibuga zigiye gukina imwe bivuga ati ni ngewe wadanje ndibuze gutsinda kandi byose bizi kandi yizi gukina kurusha izindi gute mwe muvuga ati ngo twe twanganya twese nuko twese nyine tubizi twese tuzi gukina wabahanganisha urumva ibintu bya tege ntabwo twahangana ntabwo twahangana tuvugisha ukuri mukina kimwe biterwa na role twahawe nyine acting yawe niye birahura uzagenda ubyirebere ari wowe uza kutubwira ndabashwanishe mwa gushwana no nawe byashoka muri inshuti nyuma No. mwashwana nibijoro ubundi harabandi batabatereka reka ninjye urenze buriya ngo uyu ntabwo yanankurya ubwawe ntibayitanze bakayereza imwe nta sheri wagira oya yaba ari yiwe yaba yanayikoreye ega mwebwe namufasha kuyisereburira aho babibonye kandi koko nubundi byaba ari byo mumbo rero mbabaza akabazo k'amatsiko sibyo nashaka kubabaza kandi mumbwire kandi buri arambwira kuri kote ye sibyo sinema nyarwanda ni imwe mu bintu bimaze gutera imbere mu buryo bugaragara kandi bimaze kwaguka ikindi biri no gutunga abantu benshi mu ngeri zose by'umwihariko urubyiruko rwose ruharaye kujya muri filime nyarwanda ndabeshya cyangwa niko bimeze true fact iyo utekereje umva ari impamvu ituma urubyiruko rwose rushaka kwikinira filime yanekereje njyewe ubundi njye nihereyeho impamvu nyina filime nuko mbikunda ni ibintu nakunze kuva kera nyiri umwana nkuko yabivuze ngo kwa kundi muri secondaire mama mukina ama sketch niko nani nakuze nyine
higa muri segonderi ngakunda gukina ibintu by'amakinamico amasketch ibintu nk'ibyo ngibyo nyine mbikunda kandi nanabikina bakambwira ko nabikinye neza rero nkura gutyo nkunda ibintu by'amafilme nicyo cyatumye nyajyamo rero urubyiruka impamvu bakunda ko mbibona njyewe ntago wakisanga mu kintu ndakunda barabikunda kandi barabibona akabona ni ibintu byiza kona ni ibintu birimo nyine byabafasha gutegura ejo hazaza habo nihe mpamvu we yatumye ujya muri filime nyarwanda niko bakubwiye icyambere abantu bangira icyizere guhera muri segonderi nanjye nkaba ari ibintu nsanzwe nkunda nkabona nk'ikintu nkaba nakigana ndi na njyenyine nta bintu mbabona ntabishobora bigatuma nkunda no gutanga ibitekerezo wenda dukina ino sketch dufite nka suwari nk'abati tuzakina ino sketch bakayumva bakumva ni nziza tukayikina bikarangira abantu bavuze ati uriya mwana azi gukina nanjye nkumva rero ndabikunze ndavuga ati ngiye papa yanjye ari kugira ngo nkore ikintu nkunze urumva cyo nicyo nicyo cyambere ubundi ujya mu bintu bikunze ukabikora n'umutima wawe wose n'ibintu byose biziramo cyambere no kubikunda kandi ibintu byose bigenda biziramo none se urumva nyine ngera uzavuga ko urubyiruko rwose nyine rumaze kubiharara ese sinema nyarwanda ibamo amafaranga cyangwa nibihuha no kujyamo kwishimisha cyangwa kujyamo nyine kuko ikintu ugikunze kuko twese dufata imyanya tukajya muri stade kureba umupira kandi tutagiye kuwukina bivuze ngo nyine turabukunda tu ese mu mwebwe ntabwo ari yaba ariyo mpamvu mwamwaraje muri sinema nyarwanda kuko mubikora ko reka tujye kwidagadura muri ubwo buryo tutaye twiryamye oya byose harimo kuba tubikunda kandi bikaba binaduhemba tubikuramo inyungu yego burya nkambwira ikintu cyose ugiye mu gikunze ukagikora n'umutima wawe wose niyo waba ugikora ntugire ikintu ukuramo ariko ugikunda ntabwo cyakubangamira ntabwo cyakujena ariko umuntu ukigiyemo nyine yumva ko afite papa ati nkeneyemo amafaranga agikora nabi kuko akavuga ati nkeneye n'amafaranga atayabonye ntabwo yabikunda ahita anabivamo kuko icyo yagiye ashaka yarakibuze sibyo ariko ubikunze niyo wayabura please wakomeza ugakina kuko ni ibintu byawe ni impano yawe sibyo most of the time urubyiruko rumwe na rumwe ntabwo mbizi njye ku giti cyanjye nabigiyemo ko mbikunze niyo profit ijemo ntabwo wayanga gusa icyambere nuko ukunze ikintu arababibona wenda bakabona nka bari abakomeye muri sinema ba Kiramani ba Nyackson abandi bose bati baro bantu bazamutse kubera filime bafite amafaranga ati nanjye byazagenda gutya nawe ntago namuca intege nibyo pe byanakunda ariko nimba ubigiyemo wumva ko icyambere usize imbere ari amafaranga uramutse utayabonye n'ubundi ntago wazakina izo filime ushaka gukina wazahita ubireka cyambere nuko waba ubikunze ukabijyamo ukabikina ubikunze nayo mafaranga akaza gusa ibyo uri gukina ibyumvamo kandi unabikunze kugira ngo nabikine neza nabireba nyine bagiye support baguha kubera ko uri kubikina neza nubijyamo ushaka amafaranga uzakina uvuga ati kambyikureho mbona amafaranga hari amakuru avuga ko burango kujya muri filime nyarwanda ari ibintu bigoye nanjye njya nifuza kuzakina filime wenda ni bambonamo iyo mpano ninjya muri casting bikemera kuwimyoza se nanjye nimbona hano hari casting nari kuzajyayo gusa ariko ikibazo amakuru n'igihombo gihari ngo nta casting zikibaho ngo hari ukuntu basigaye bakora casting kuri telefone umuntu akaguhamagara ukaza gukina umuntu mugahura ukajya gukina ibiraho bisanzwe umuntu akakubona physical appearance yawe akabona uri mu mukinnyi wa filime atitewe nuko wenda ufite iyo mpano ariko akaba ari n'andi makuru avuga ko bura kwinjira muri sinema nyarwanda bura ngo bisabe ibitambo hari umukobwa twigiye tuganira twagiranye ikiganiro wenda ntabwo ndibuze kumeshoninga cyamuvugeho we arambwira ati ngewe ntakubeshye nkunda ibintu bijyanye no kwamamara ku rwego niyo wansaba ibyo ari byo byose nabitanga ariko uyu mukino nkawinjiramo ese mwe ku giti cyanyu hagize ibitambo runaka musabwa byo kugira ngo muzamurwe mu abastari mugire ku rwego nyine mwe mukeneye kuba muriho kwere ku rwego ukeneye ntabwo warugeraho ahubwo mukeneye ibitambo nk'ibihe nyine umuntu ashobora kwaka ibitambo bitandukanye byo kugira ngo nyine akuzamure ngiye icyambere nakubeshye ntabwo navuga ngo ngiye gutanga iki n'iki kugira ngo nyine filime ndakubwira ko mfite impano nuyimbonamo nyemerere nabyo nubona bidakwiye ubireke ngo ntabwo azaba ari umuhamagaro wanjye ntabwo azaba ari impano yanjye ushobora kubyanga wowe kuko ntabwo ari wowe wenyine waba ukora sinema nyarwanda kubera ko hari ikindi ushaka ariko undi akazabyemera kubera ko atari byo byari muzanye ko yambonyemo iyo mpano niyo ndumva njye nta cyakagombye gutangwa kugira ngo ushyirwe muri sinema nyarwanda
ngo nk'ibyo bitambo byose uvuga nubwo nazi ibyo ari byo webwe nta nabimuzi byari byo ntabyo nzi nta gitambo rero wakwa muri filime shawapi pe nta na kimwe nta na kimwe nta nicyo kuvuga ngo ujye uzinduka uhagere kare wenda abandi baje bagusanga none se wambwire icya mbere ni gukunda ikintu icya mbere ni gukunda ikintu ahubwo akagombye no kurarayo bakagusangayo hari abavuga ko irwara rero kwamamara cyangwa se kuba umusitari ari bimwe mu bintu bigira ingaruka cyane cyane ku gitsina gore cyangwa se ku bakobwa mukunda guhura na ambutiyaje cyangwa se kabyita ambutiyaje nyirizina y'agakundi k'abahungu babashora mu nkundo zidafite iherezo n'intego zidafite ni iherezo n'intego n'intego yego mwebwe ibyo bintu ntabwo muri mwe ntabwo biragiraho ingaruka kumva ko nyine buri muhungu wese akubona akakwishimira kenshi noneho iyo ujya kuri site ngahutya mwe muri beza hagiye ugasanga utundi twabwa duhare turaho noneho buri muhungu wese wari akaba yifuza ko nyine ari we mwamenyana kumenyana ni kimwe gukundana ni ikindi yego buri muhungu wese uri aho ngaho akajya mbona niwe mwakundana none se wakundana nabo bose ntabwo byashoboka sibyo ko ibyo bintu bitanakibaho niko abantu bisizemo cyane cyane ababyeyi avuga tugiye muri ibintu ni bibi ibintu biramuburara ibintu akiyo nyine asanzwe akuzi cyangwa nyine akwizeye aravuga ati niyo yaba akwizeye aravuga ati bashobora kuguhindura ariko uzamenya nyine ko atari ngombwa kuhinduka uzabyirinde nyine mu byaga kugira inama gusa muri societe hafi ya bose nyine bumva yuko nyine filime nyarwanda ari ikintu cy'uburara sibyo gusa njyewe kuva najya muri sinema pe ntabwo nyimazemo igihe kinini ariko nta bintu ngo by'ibitambo ngo abantu ngo baza ngo bakubwira ngo mukundane niyo banaza bereke yuko nta gahunda ihari wowe nyine gahunda ufite ari iyo kwikinira ugakuza impano yawe nta kindi kintu kiri inyuma y'ibyo byose ucyambere bundi ku mukobwa ugomba kumenya ko witwara muri iyo sinema nawe ntugende nyine wakira ibije byose ukamenya kuvuga wowe aho bikwiye no kuvuga yego aho bikwiye reka mbaze Winnie urigera ugera kuri seti ya filime wareba umuhungu ukifuza ko mwakinana yifuza ko twakinana kandi n'ubundi tuba tugiye gukinana uyu nyine kuri seti abahungu wasanzwe kuvuga ati uriya mutipe uba mu mpaka bare turi buze gukinana seni nyine wenda tubare z'urukundo ziri romantike mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntawe ndifuza ko n'ubundi abo bamaye turi bukinane n'ubundi ndanyurwa iyo ari wese mama bundi njya kunyurwa n'iki oye nyine biba binyuze icyo mufana uko mugiye gukora ibintu mukunda nta mukinnyi bari baragweza ngo mukinane wumve uramwanze wumve ntabwo mwakinana mwangira iki se vraiment tujye gukina filime buriya babonye ko iyo role ayikwiriye kandi nanjye iyo ndamaye inkunyikwiriye ahubwo mpita mvuga ati buriya ubwo ariko babihisemo biri match ahubwo tubikore neza n'abazayibona bimeze neza ntabwo ushobora no kumwanga ugasanga aranarenze kubyo nabiya bamugoreza ngo mujye mukina mukundana ukabyemera biyayusha nyine hari umukinnyi ureba ukabona arajagaraye ko ari filime se ukabona ari filime aba ari filime impamvu njye mbivuze gutyo hari nk'igihe twajyaga tujya gukina wenda tubare nko kuri seti iriho banike hari n'undi mujama ukina muri bamenya ntajya nkunda kumenya izina ry'uwo mutipe mwiza uvamo Iva wagiye hanze muri Amerika usanga nyine nk'abakobwa bari kubata umutipe ariko bamumbaye tukajya dukina tuduseni ibintu byaba ari sawa urumva bagukubita nka cyamani power sinzi nimba hari njye na nayo ndajya muri filime okay keretse nimba bo bumva wowe ari nk'abakobwa babumva bo babakunze bakumva bakinanye byahita biba connection gukomeza bavugana nabo sibyo ariko njye ntabwo urumva nyine hari agasene ushobora gukina ugafata akantu nazana agakata nkagashyira kuri status bakajya bavuga ati ha njyewe urumva njyewe ari we wese bamaye umuntu wenda wumva utarakinanaho mutarakinanaho ukumva wifuza ko mwakinana cyangwa bamuguhaye byagushimisha muri rusange ariko ufite uba wumva mwakinana ukumva urishimye mu bakobwa Kiramani nese Kiramani ni umukobwa yavuze muri rusange ngewe warubajije muri mu bakobwa moko Kiramani ahindutse umukobwa
ariko nawe ni yori umukobwa. niyoriza ari umukobwa awi Bahava. mama amuha kubera iki Bahava Jeannette. kubera iki Ndamukunda cyane kandi mbona akina neza. Ibintu akina birimo inyigisho nyinshi kandi nyine arabishoboye pe. Ngenda mukunda kandi nkunda no kumukurikirana cyane. Rero dukinanye nakisha byanshimisha kabisa. bumva bahuje Jeannette uri umuntu ushobora gukina afana agasene nyine kabituma. Ndamukunda kandi nkunda n'ibintu akina birimo inyigisho. teka ari benshi Na filime ze ndazikunda cyane. we ikintu nakoje ko sinzi akovuga umukinnyi wari wese nta kibazo. njye nanari ufata agasene ukaguza ko umuhungu mwiza ukagatagirwa niwe nshaka. umuhungu mwiza se mumpostingirije. Hari ujya kuri set ukatuvuga ati iki kijango cyo bamuhaye bampakari. Sha ntabwo njye ibyo bintu njye mbigira. Niki baguhaye Manpower. Manpower nyine ubwo niwe wabonaga ko nidukina niyo scene biragenda neza. Kuki najya kubifuza ko bamuhungu uwo kandi aje nko muri iyo scene yayica. Hari nk'abantu babajwe muri cinema kuba turiya azwi ari umuhehesi wenda byamubera gukina gutya. Nubwo abantu nyine batafata turiya wenda azi gukina yitonze biranamubereye. Tumayina uriya nawe azi gukina ari mu bintu by'inkundo biramubereye. Ni wifuza gukina na wa wundi umwese kandi bashaka kuguha wa muntu uri mu bintu by'inkundo bo kandi ariko babibonye ni ukubera iki we akiri icyo baguhaye ko ni filime ntago ari ubuzima busanzwe. Cyese ari nk'ubuzima busanzwe wenda bajya kuguha nk'umuntu no mwishyura ari nk'ubuzima busanzwe kuva turiya niwe mugomba gukundana nicyo cyo bari ikibazo ariko ko ari filime act ahubwo umukunde koko. Okay. Niye se ni wigeze ukina kumvira gushimishije muri make kuri wowe na niyo muntu tujya gucoka ukayitekereza. Yewe. So ni yambabaje aho kari yo mvuga. Vugiye gushimishije ubwine kubabaje nari. Yambabaje. Ko yaneye n'ibibazo byinshi ni ya yindi nyine meze nk'uri gusomana muri filime gusa ntabwo byagaragaraga. Bobo. And then Gereze mikoro. Yanshimishije. Okay, njye mu musanzwe be ndi umuntu utije nandi umuntu nzi ko ashobora role zose ariko nyine zidakabije kuba zirimo ibintu by'ubushinzi urumva rero role yose nyine njyewe numva bindimo kuko akenshi njyewe okay gusoma script suska ari byiza ariko nanone hari ukuntu bakubwira ati use your word nyine cyane cyane ngenzi gukoresha amagambo yanjye kandi nyine bikagenda neza abantu bakajya ngo nanasomye buri abantu benshi bajyaga bambaza ngo pina ngo ngora amagambo ngo umuntu wandika scripting ngora amagambo yabayakuye nababwiye ati bambwiye ati bimeze gutya na gutya nkishakira amagambo nibabyumve ati ego ukora amagambo yakure nko njye nyine iyo ndi gukina batamaye script ngo bambwiye ati ibi nibi okay nayo nyine kwigendera we bayimaye ndanabikunda cyane kuba nayibroka kandi iyo mvuga ariko iyo ndi gukoresha amagambo yanjye nyine biranyuruhira nyine ndikina byihuta kandi nkabikora neza akambwa ati kina nabo barabizi bajya bambaza ese amagambo uri kuyakura uziko umuntu aranditse atabona nayo magambo kandi iyo bivuze ubivuga neza biba bigenze gute agatire nuko. Nihe se nigeze wifuza kuba wakina muri filime utarurabona? Sani niyo so magorwa Seni wifuje gukina niba wumva wakina ukumva ko iyo seni wabikunze role muri make baguha umva ko yandyohera n'ubundi zo bamaze irandyohera ariko iyo navuga ntarakora kandi nyine ntarakora kandi nkunda ndamutse nyikoze nyine nabyo biri mu byanshimisha yo kugira guteka nkunda guteka buriya cyane gisho uri gukunda kurya ukareka nkunda guteka bakaguha role yo guteka gusa oya ntabwo mvuze umukozi ntabwo mvuze umukozi oya umutetsi umushefu murabyumva kuba umushefu wo mu gikoni umushefu nyine uteka ahantu muri hoteli muri make njye navuze mu buryo bwa filime mu buryo bwa acting nyine
okay ubwo nyine ateka akantu ko muri hoteli njyewe mwambajije sene yinkunda urumva hari ibintu kina noneho kanabyisangamo kuko usanzwe ubikora mu buzima busanzwe unabikunda nyine wanabyizeho ubikunda so namuse niyo cyabiya yukisanze ari igisazi n'ubundi ni igisare hano hari kunye wisanga muri sene ugasaba gukora ibintu ariko n'ubundi buza busanzwe ari ibyo ukora njye rero naguvuze guteka naguvuze menya buriya ibintu akina ni kamera bano mu gikoni ni kubura gukoranya inyama kubibamenya Kiramana ko ni umuhanga pe Kiramana njye nyamurira nk'umwe arakana umuntu wisanga mu shene zose barisaba ubona hamwe akinyari niyori ahandi akinyari Kiramana muri filimi hamwe urumva muri handi agatsari rwari kari igisazi giteye Kiramana ararenze kanakina ari umusirikare kamubera bundi biriya nanjye mba numva ngize amahirwe nazagereza role zose iyo nitonda ingize iki byose nyine wagose niyo kubyara wayishobora kubyara what's up bullshit nyine urabona nyine ubundi iyo rero utangira utwite ukajya kubitara kunuze ku kiriya gitanda nyine ukabyara nyine ukabyara ugasunika umwana nyine wabishobora niko utekereza uteganya nyine mpamvu njye mbivuze gutyo ngenza umukinnyi umwe wenyine wabashije kubikora nyine arabyara tubona akabyaye kandi byanyabyo ntago yabyara ndaza kugushakira ugasendeza koherereza nyine niko gundi cyo kumuganga ukatinga bakatabazana nk'agahinja bakagaterekaho bakahita bamukoramo nyine bagakuramo ariko nyine we yarabyaye ndetse n'abaganga yaratwite oya yarabikoze nyine nkuri kubyara n'abaganga barasohoka baze kabyaye byanyabyo kandi ari bya filime urumva nibisakajya bona byaje haleluya okay tukiye kuri byo ngibyo nize uruvuga twese tugira inzozi zabo twifuza kuzababo naho twifuza kuzagera sibyo nizihe nzozi cyangwa nizihe filime mugize mugirira intumbero zo kuba mwakinamo hano mu Rwanda n'abakinyi mugize mwifuza kuba mwakina nabo reka dore kwibuka yewe buri wese nyine ari mu kintu aba yifuza nyine kuba yagera hejuru cya yahura na babandi twumva ko barenze muri sinema ndemba numva ndamutse ngize amahirwe yo gukina na Kiramani Nyambo nyine abantu bose bari muri sinema bari hejuru n'abari hasi njye ntari bikomba numva nta n'umuntu uri hasi cyangwa nuko bikunze sibyo abo bose Winnie yavuze babahavu hari n'undi mukobwa nabonye usigaye witonda nka Winnie ako buryo uzatinye nanze kubivuga byo ndabicecetse ibiri muze n'ibyo nabivuze bose no kuba nacyane na Jackson nabyo ni ibintu nishimiye ngo kandi tunamushimiye cyane n'umuntu supporting impano kugeza zamuka zigere hejuru nkuko Kiramana yavuze ngo we ni daddy ngo bajya bamwita sogokuru kabisa sogokuru ni umuntu wa danje rero mba numva ko nacyanye sogokuru nazanahura na daddy urumva iyo tuvuze gutyo hari filime runaka mukunda hano mu Rwanda kuko iyo uvuze wenda kuzakina nabo wenda no kuzisanga muri projet barimo nawe wayitegura ugahamagara Nyamba akaza kakubera umukinnyi wayitegura ugahamagara Kiramana akaza kakubera umukinnyi wayitegura ugahamagara Bamenya akaza kakubera umukinnyi ahubwo hari projet nyine wenda nkanjye projet zabo zose ziba zirenze nta projet nimwe wakwanga kujyamo yaba uramutse ugeze amahirwe yaba My Heart yaba iriya ya Spy nyine zose nakwizera urumva zirarenze ubundi filime zose nyine zizwi nta filime nimwe wakwanga kujyamo uramutse ubundi se wabonye ayo mahirwe wayabonye oya mahirwe murayafite kuko mwamaze kugera mu Ruganda tunasaba wenda abantu bafite aho bahuriye abantu mbese aba producer bategura sinema nyarwanda tunabasabe rwose abana b'abakobwa beza barahangaha rwose bifuza kuzamuka bakageraho namwe mwageze gutera intambwe mu bafata ukuboko nyaboneka dore acting yabiri hejuru wenda ngiye nabwira nk'abamenya bahavu burya na Papa Sava afite ukuntu ibintu bitwara neza fresh Papa Sava afite ukuntu supporting igitsina gore y'abakobwa muri make kuko buryo uzanareba abakobwa bose babashe guca kwa Papa Sava n'abantu bakomeye cyane
sibyo Seburikoko nawe kabisa nari nanamwibagiwe. ariko by'umwihariko uzwi nka Daddy we n'umuntu wiyemeje kuzasapotinga impano cyane kandi no ikiza kiwe kugira ngo urumva hari ukuntu tugiye tugira igihe cyo kugira igitsina gore gikeya muri sinema nyarwanda. Daddy we yaje avuga ati reka mbe marayika w'impano zo mu Rwanda, mbe Daddy w'abadadi impano zose nzizamura. Burya ubuteye intambwe amusanga ntago ajya musubiza inyuma, sibyo? Ngiye cyo nababwira cyo muri mwe. Sebundi ira nkuru niyo. Iyihe? Avuga ngo yarakenye. Iyo nkuru urayumvije? Sibwo. Bura amafaranga yemerera umuntu gukina yaba ari nkangahe gukina? Nibishoboka ngewe ariko nyine. Iyo birebye ubona byaragenze bite? Ntabyo nzi. Kandi ariwe munyamakuru n'ubuze byose. Ubumbye kuduyinkura. Jewe urumva ngiye iyo nkuru. Ngiye nkuru nyinshi nyirubwitativu giye mba nzifata nk'ibihuha ntabwo nzifata nk'inkuru z'ukuri. Kandi yarabivuze nawe? Nawe yarabivuze? Ntabwo. Yarabivuze. Yavuze ko yakennye? Oya ntabwo yavuze ko yakenye. Yagiye avuga nko ku bantu bati nk'abantu bari kugenda bavuga ngo ndakenye ko yigeze no ko kiganira kumwe na Shemsa. Genda berekana ngo babaga hano na hano na hano none Imana araho yabagejeje niyo ubwo bukene ngo baba bavuga they hope ko nyine batasubira aho baba kutwereka nyine. Bivuze ngo nyine bakennyeho gatoya. Wanasanga ko nge ano nago yakena kuko amaboko yafashije ni menshi niyo yasubira hasi yakongera kamusambura. Gusa iyo nkuru yo ntago ari ya nyayo nababivuze wenda tunabishyireho mu cyo ntago ari byo. Izo ni inkuru abantu baba bavuga nyine kugira ngo batwike kuri social media. Ariko Daddy ahora ari Daddy n'ubundi nta icyo gitinyiro n'iryo pete ntantu ryajya, sibyo? Nari ndimo rero nsaba wenda bifuza kubakoresha muri sinema nimba bitagoye. Hari ukuntu kubona abakobwa beza muri filime nyarwanda biragorana kandi ikindi ngo bazamura ibiciro kuko biburya ngo barahenda. Namwe murahenda? No. Oya. Guhenda subwo n'ibyo nibiki. No, ibyo bitaruke tuvuge. Bajya vuga ko umukobwa mwiza muri filime y'umukeneye ntago umubona. Kuko nyine ngo nyine yamaze kumenya ko ari mwiza, amaze kumenya ko amenyekanye arirya akiyemera. Arabura se. Niba ubwo we abafite ikintu yari akurikiyemo yamaze kukibona akatagenda. Rero tegenda n'ibintu dukunda. Murabizi neza se kakajagari kenshi muri filime atari keza. Kajagari mu filime bwose babonetse ukirukanka hari aho bagukina kuko urumva uramutse ugiye muri byinshi cyane ubundi ugomba kumenya ati nimba ndi muri ibi ndi muri ibi. Nimba wenda Eda uri muri wenda tuvuge uri mu director ndi muri film yawe mvuze ko dushutinga wenda nko kwa gatatu bahari nk'ahandi bambwiye naho kwa gatatu ndabyemeye kandi mbizi neza ko wenda tumaze nk'ibyumweru bibiri tudakora nkumva yuko tukomeje tutazakora n'ubutaha wamagara ukamba urumva kano akajagari nakugombye kumenya yuko nyine hari ibyo hari aho mfite nzajya gukina kugira nicira umuntu gahunda yiwe umuntu yarakubwiye tuzajya mu kinane tangiye guhamagara arakubuze nibyo nigeze kumva na Kiramani yabananya bose barabivuze ngo abakobwa ngo nige ngo sinema izasigara n'abakobwa barimo I don't know niba utarabyumvisheho nyine sinzi ari ukuntu nyine abantu ngo bajya muri sinema ngo bamara kugeramo most of the time babivuyemo ariko nagomba mbona ko ari ibintu byagakwiye nimba umuntu akwizeye mugakorana projet akagombye gukomeza nawe nyine uri umwizerwa kuri we. Yego. So mu gusoza ikiganiro rero dufite Karabutoni Kibonke, dufite Kiramani, dufite Bamenya, dufite Papa Sava, mugira icyo musaba dufite na Bahavu Jeannette. Mugira icyo mubasaba ibyo mwumva mwifuza mwe kugira muzamure talent yanyu. Cyo twifuza. Abo nabakire bose tuvuze rwose babakenera kandi muri kubwiye gukira muri projet zabo. Amena. Uko icyo twabasaba nuko nyine badusapotinga we are ready nyine aho bishoboka katubwira nyine tukajya muri projet zabo bishobotse numva hari aho badukeneye kandi ko natwe turi ready nyine kandi turi ready kugaragaza impano zacu kandi turi talented nyine bazadushying we show them. Nawe nibyo ikintu nababwira njyewe nuko nyine turabemera kabisa ni abantu badanje bakomereza aho ngaho ikindi nyine ikindi wenda cyo nifuza nuko kuzibona ndi gukinana nabo cyo cyifuzo cyane.
So uwifuza abana b'abakobwa rero ahamagare kuri 0783012960 kuko ndamutse mvuze nyiri iyi nimero muri aba ngaba mushobora kujya mumuhamagara kugira mumubwira ibindi bitajyanye n'akazi cyangwa tuzitange nazazi ni ntacyo bitwaye. Ntangizo zirajya. Ubwo wifuje kubakoresha muri projet yawe bahamagara kuri 0783012960 maze nawe bigondere bakoresha muri filime dore icuruze burya bajya bakunda kuvuga ngo amasura meza y'abakobwa burya ngo niyacuruza muri sinema nyarwanda. Aho yababa gacuruza biraho ngaho ntago ngo bipfa kugira. Yego. Reka tubashimire cyane. Message mwaginira abakunzi banyu mu buryo bwa social media. Bwa social media bakomeze badukunde baturebe umva bakomeze badukunde badusupportinge ahariho hose kandi natwe turabakunda ibintu umuntu ugukunda kandi agusupportinga nyine aba ari uw'agaciro. Filime wagaragayemo bakurebamo na n'uyu muntu bagende barebe Love and Rise ku Rugwiro TV. Yego nawe babwire filime yawe ugomba kugushakamo nyinshi bazarebe yitwa Inkuru yanjye ica kuri Prime Group, barebe Imbaraga z'urukundo ica kuri Kobu TV, barebe High School Generation ica ku Rugwiro TV na Love and Liars na ica ku Rugwiro TV. Bazagende bazirebe. Yenyegisi cahe Kuri Kobu. Kuri Kobu TV, Kobu. Wari uyivuze? Yitwa gute? Imbaraga z'urukundo. Imbaraga z'urukundo. Ariko ukina ari wowe ufite izo mbaraga z'urukundo cyangwa rero uri kuzaka ni ubwo nyama ndivangaje mu nkundo z'abandi. Ariko warizewe urumva kuko sene rataye ubundi nyizira umuntu uzumve kurenze nabo renze ndarenze urenze muri filime garuka nyabuneka nagakonda arenze urumva iyo umuntu umweretse ikintu nyine akabona agishoboye ni ikizere umuntu bakugiriye icyambere ikizere n'ubukeretse akikugiriye. Niyo mpamvu tuvuga ko turenze nakundi kurenga nuko wowe wizeye kandi ufite ikizere ufite confidence. Bakunzi ba Big Town TV naringiye kugira ntabwiye ko Winnie ari umwe mu baririmbyi mu bantu bafite ijwi ryiza ryo kuririmba ndagira ngo byibuze aduha ka message k'indirimbo ni umuhanzi urenze sibyo no kwa kina filimi afite n'impano yo kuririmba kuburiki nawe wifuza umuntu uza kubekingira mu ndirimbo yawe ushobora kuguhereza collab. Iminsi iri imbere muzatangira mujye mumubona ku ma YouTube channel. Winnie yembereye indirimbo murakoze ariko ntago meze neza ntago meze neza nyine urarimba mu buryo zaririmba ubutaha pe indirimbo no kuririmba abakozi ba Big Town TV azagukoresha indirimbo audio video uzayishakira nege kandi bazuri kwiba kareke nkomeza no kubwira bifuza gukora umuziki umeze neza kuri Big Town TV dufite studio nziza irimo aba producer babigize umwuga namwe mushobora kuba mwatugana tukabakorera umuziki umeze neza. Yego reka tubwire Winnie rero aturirimbire. Yego turafatanya tuyishaka twimbiye ngiye ntabwo nzi kuririmba oya turafatanya ntari ririmba ushaka nyine nyine mbwira turirimbiye iyo nshaka subuniye ko mwese mutumazina agenda ziruka ukunda uye muhanzi uye muhanzi ndabahanzi Knowless The Ben bo mu Rwanda ndase na The Ben mu Rwanda rero rimba karimba kamwe ka The Ben cya Knowless cyaka yampana cyaka Chris uziguku cyangwa kereme umukobwa w'umuntu njibutsa ko akaririmba naho twase turi kuririmba karaba ariko turirimba naho kandi twakozemo video tombe ya element yabaye turirimba agace turirimba nayo uje turirimba nzi ngo tombe arayizi kare twe turi kuyiririmba twagiye dushyiraho twagiye hari gitangira gute nayibagiwe nukuri nayo tumye tubyibakira ibintu kandi nyumvaga bivuga yarabyibagiwe twabyibagiwe twa turi kuyiririmba twese none twayibagiwe arayizi ibintu uramuzi iyo adashaka gukora ikintu wamusabye agigira nk'umuntu wibagiwe ino ndirimbo yagitangira gute nibagenge so waririmbye indirimbo tombe niyo yonyine uzi ndaje ngaho turirimbe nyine
amajoro yandaje kusese birarangiye nese katseka tugiye kuririmba reka tukaririmbe tugatura abakunzi bacu sibyo njyewe na Ruzi nukuri nayo nziririmba iyo nzi nizo ndayizi nyine ikibazo ntabwo tuyizi baririmbaga amajoro yandaje bakukizaho nari kumurira gabasi navuga yashaka turayiririmba Rwanda nziza mumbwire mpaguruke nyiririmbe iyo ntabwo wayiyoberwa ubwo reka tubashimire cyane nyine ubwo muzaririmba uri mana ya rero ibyo ngiye turirimbe nyine twagiye turirimbe rata babwire bye wini yanze kuririmba ubwo azaririmba ubutaha so reka tubashimire cyane rero abakobwa bacu bakoze kutuganiriza ni tunabasaba gukomeza gukora subscribe kuri Big Town TV njye nari Professeur Cyucyu ibiganiro bya Big Town TV byo nakagaruka ciao ciao